twongeye kuba kaze inshuti za Young TV n'umwanya tugiye kongera kuganira n'abatumwa bacu dufite reka tubahe kaze aho mwamuherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ku mugabane wa Afrika cyangwa ku bari ku yindi migabane yindi yo ku isi. Tubahe kaze niba hari ababyutse tubwiye mwaramutse, niba hari abantu nabo bari mu masaha yacu tubahaye mwiriwe kandi tubahaye kaze cyane kubana natwe. Tubashimira ukuntu mudahwema kureba ibiganiro byacu, gukora comment, kubisangiza abandi. Nizo mbaraga mu by'ukuri tubakeneyeho cyane kuko ntabwo bino bintu tubikora ku bwacu twenyine, ahubwo tubikora ku bwacu twese kugira ngo birusheho kutugirira umumaro. Kumva indirimbo, kumva ibiganiro bitandukanye, kumva ijambo ry'Imana, kumva amagambo y'ubuhamya, amagambo akomezanya, bityo bikagenda bitubanira imbaraga tukabasha gukomeza ubuzima bwa minsi yose. Reka rero ngire ngo wenda muri uyu mwanya ngire abantu wenda bitameze neza, bashobora kuba barwaye, bashobora kuba barwaje, bashobora kuba bari muri crise economique cyangwa izindi crise zitandukanye. Tubabwire ngo Paul kandi ibyiringiro byanyu bigiye gutakara habe na gatoya, ahubwo mwiringire ko haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa ko cyakongera gushibuka kandi ngo kikagira amababi y'ibitontome cyane. Ni ukuvuga ngo iyo situation urimo ushobora kuyivamo ukajya muri situation nziza cyane kurenza ukuntu wabitekerezaga, kuko uko Imana ibona ibintu ntabwo ariko ubibona. So ntagomba gucika intege, ntagomba kubivamo, ntagomba kurekera aho ngaho gukomeza, ahubwo urushaho gutera intambwe ugana imbere ndetse imbere kurushaho n'ubona ko bigoye. Hari abantu bashobora kuba babuze ababo uyu munsi cyangwa bamaze iminsi muri ibyo bihe byo kuba hari abantu babuze, bari mu bihe by'umwijima, bari mu bihe byo kubabara, bari mu bihe byo kutabyakira. Ni ukuri igihe cyose wumva umutima wawe uremerewe, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ngo ibiri mu mitima yanyu mujye mubisuka imbere y'Uwiteka. Ujye ubibwira Uwiteka kuruhure, akorohereze, aguhe guturisha amarangamutima yawe kugira ngo urusheho gukomeza, ureke wenda guheranwa n'agahinda, ureke guheranwa n'ibihe bikomeye waciyemo. Ushobora kuba utapfushije umuntu, utabuze uwawe, ariko winjiye mu bihombo wenda by'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ibintu byinshi bica abantu intege, namwe turushijeho kubakomeza kandi mwumve mwiringa Imana mu mitima yanyu. Turi kumwe rero n'abatumirwa bacu uyu mwanya, tugiye gutangira kuganira nabo. Ushize twari turi kumwe, hari ibintu bimwe na bimwe wenda bitari bihari, ariko uyu munsi hari ibindi byiza cyane Imana yagiye ikora ku buzima bwabo. Niyo mpamvu twongeye kubana nabo kugira ngo tuganire, turirimbe, twishime. Ndabizi ko mubakunda muri benshi, nagiye mbona video zo twaririmbye abantu bagenda bazisharinga, bazipostinga ahantu henshi. Ibyo biduha imbaraga rero zo kutwereka ko hari impact byagize ku mitima y'abantu. Ngire ngo ntabwo wenda nakwizimba mu magambo, twabakira bakatwibwira hanyuma tugahita twinjira mu mwanya wacu w'ikiganiro. Kamere hirya hariya batwibwira. Murakoze cyane. Twishimye cyane ko natwe twabasha kugera hano. Yego. Twari tubakumbuye cyane. Natwe twari tubakumbuye. Yego. Tubakumbuye abantu baradukurikirana. Ibiganiro ibintu byose mukora. Yego. Twumva twifuje gukandagira hano cyane. Turishimye cyane na mugenzi wanjye. Twaraganiriye ejo bundi tuzasubira hano ryari ko. Akantu twakoze ubushize nk'uko twavuze, twarishimye pe, twarishimye tubura tukareba, twumva nyine turi mu materaniro. Yego. Biriya bihe byari byiza cyane, niyo mpamvu nkeka ko twagarutse. Yego. Tugoye kaze cyane. Abantu benshi bamuzi ku izina rya Nzungu, afite ariko amazina menshi ushize twabivuzeho, ariko izina ry'akazi cyane ni Nzungu, nibyo bazi. Ngira ngo ubushize murabyibuka ko nanjye mbabwira ko hari umuntu twari dutegereje ko agiye kuza tumuvugaho. Kubw'amahirwe make ntabwo twabashije wenda kumubona ngo dukorane ikiganiro kuri Ngazi Yangu, ariko turagushubuje aho uri hose, ndabizi neza ko uzakurikira iki kiganiro. Turashima Imana ko yagukoreye imirimo myiza, wakoze ubukwe, durukana ukiri wenyine, none uyu munsi uri umupapa. Mu minsi uzaba utubwira witwa papa runaka. Dushima Imana ku mirimo myiza yagukoreye, ikaba yarakubakiye, ikaba yaragukoreye ubukwe bwiza, ikaba umudamu mwiza. Mu by'ukuri twabishima Imana cyane kandi tuboneye kuguha felicitation kuri Ngazi Yangu. Merci beaucoup. Ngire ngo turi kumwe n'umuvandimwe nawe yatwibwira. Murakoze cyane. Nk'uko twabibabwiye nitwa Muvunyi Ehud.
nishimiye kongera kugaruka hano. Yego. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Yego turakwakiriye cyane. Noneho izina narimetrije neza niyo babyutse. Byari byarananiye nkibukira rya Muvunyi gusa rindi neza afukata Imana yanjye. Byari byarananiye. Amazina y'abanyamahanga aragoye. Aragoye n'ukuntu. Tugoye kazi. Kandi mu by'ukuri twishimiye kongera kwitabira ubutumire bwacu. Hari igihe wenda abantu bashobora kugira ngo kuza hano n'ukuri ni ibintu wenda gusa abantu babyuka mu gitondo bakaza, ariko ntabwo biba byoroshye. Ni ugutanga umwanya wawe, ni ukugira ibintu bimureka. Ni ukuri tubashimiye ko twitwararika mukatwemerera ko twitabira. Turi abantu baciye bugufi cyane, ariko turabashimiye kubiha agaciro ubutumire bwacu mukaza. Turabubaha, dukunda umurimo mukora, kandi tuba twumva natwe twiteguye kubashigikira mu bintu byose muba murimo gukora. Murakoze cyane. Ngire ngo ubushize twari turi kumwe umwaka uriya wo hirya uriya mwaka washize wa 21, uyu munsi turi muri 22. Hariho change nyinshi cyane mu buzima bwacu. Ngiye ku giti cyanjye hari ibintu byinshi byahindutse. Kuri Ngazi Young TV hari ibintu byinshi byahindutse. Ngire ngo ubushize ntabwo ari gutya ari hameze. Yarahindutse neza cyane. Byahindutse. Namwe ndatekereza neza mufite ibintu byinshi byahindutse. Sinzi niba Muvunyi hari ikintu yashima Imana wenda gitoya, ukuntu yagendanye n'Imana umwaka ushize, ukuntu wakoze umurimo w'Imana mu mashuri y'umuryango, itorero ryawe. Ngire ngo hari ikintu washimira Imana gatoya. Ni byinshi cyane, ni byinshi ntabwo twabona uburyo twabivugamo byose. Gusa icyo nashima Imana ni uko nyiri muzima, ngihumeka umwuka w'abazima hamwe n'umuryango wanjye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka mu rugo habaye ibirori byiza bitwunga. Numva ko ibintu byabaye ni bimwe mu bintu twasengeraga ko bizaba. So Imana ishimwe kuba byarabaye. Kandi ikindi Imana ikomeje kutwereka uyu mwaka, idukoresha kuba turi hano nabwo ni ubuntu bwayo. Imana ibamugisha. Amen. Natwe ufite amashimwe menshi ntiwayamara. Ufite amashimwe ibihumbi ku mugani wa Bene. Turashima Imana yadukoreye ibikomeye uriya mwaka, ndetse n'uyu mwaka utangiye amahoro. Turashima Imana ko uriya mwaka ndibuka ubwo twari hano, twari turi gusenga Imana itugirire neza, ubukwe buzagende neza. Imana iradufasha nk'uko watangiye bivuga, ni ubukwe bwiza. Mu by'ukuri sinatekerezaga ko siba nakoze ubukwe bafunguyemo, ubona hari igihe cyo kwakira abantu benshi kabisa. Kandi ndibuka ko bafunguye hashize nka nyuma y'icyumweru kimwe byari bifunze neza, nta n'ubukwe bwemewe kabisa. Icyo cyumweru nari ndi gupanga ba bantu bavugaga ngo 30 neza bafungura icyo cyumweru cyanjye, bahita bashyira ndibuka uwakoze ubukwe inyuma yanjye, ndamwibuka yari n'umwana nzi tuziranye wahuye n'ibyo bibazo. Yahise yongera yinjira mu bihe by'imibare yazamutse bagabanya. Ariko njyewe Imana inkorera igitangaza, ukuri nkora ubukwe bwiza nkaho muri bya bintu bisanzwe. Iki kintu cyaranshimishije, nakoze ubukwe bwiza, kandi abakunzi ba Ngazi Young TV baradusengeye kabisa. Ndibuka ko twavuze ngo rwose Imana izadufashe, ni nkaho hari abantu barebye ibyo ari byose, hari abantu badusengeye. Turabashimiye cyane. Imana yadukoreye ibitangaza mu bukwe bwiza. Imana mu mugore mwiza witonda. Numvaga ashaka nayo ntarashaka, mbaye mvuga ngo Imana yambaye umugore mwiza. None ubwo twarabaye. Ndabizi neza ko Imana yankoreye ibikomeye. Ifite umugore mwiza, n'utaha Imana tuzabana hano vuba cyane, ariko tuzabana hano tuganire. Yego, mu by'ukuri ibintu byo gushimana ni byinshi cyane. Urumva ntago twabirangiza, no kugenda dukoraho gato gatoya. Muri uyu mwaka muri timu yakoreramo ya Joyous, mwarakoze cyane uyu mwaka. Mwagize amateraniro menshi, mwagize ibiterane byinshi, mwarakoze cyane. Twarakoze buri munsi, inshuro nyinshi twarakoraga. Ariko ntabwo sinjya mbyinubira. Iyo mbonye aho ngo ndi gukora cyane, nibwo numva ko hari ibintu byinshi Imana
ndi kugenda niteganyiriza. Yego. Umurimo ugenda waguka. Aha nka United Brothers rero uyu mwaka muri gupanga ibiki muri gukora iki duheruka ushize mwakoze indirimbo uyu kigihe rero sinzi ibintu murimo guteganya sikuntu mwatubwiraho amakuru gatoyanze ngo nani batubwire. Ubu United Brothers turi gukora ibintu turi mu gikoni ko turateka kabisa vuba cyane murabona ibintu byiza kandi turashima n'Imana nubwo nako tayi tukavuzeho hari umwe muri twebwe bamwita Blaise nawe ni mu membre wacu yakoraga hano mu Rwanda baza kumuha promotion ajya gukorera hanze ubu ntaho hari ubu noneho United Brothers mufite abantu bamwe bari ku niyo mpamvu turi muri studio kabisa turashima Imana ko nawe yamuciriye inzira Imana akaba ari kwaguka mu murimo wundi asanzwe akora ataririmba akazi kandi kagomba kaguka turabishimira Imana cyane kandi iyo yagutse nyine n'uburyo bwo kuririmba nabwo buraguka hazagenda rero ngo aryame sinzira dore turamwiyamye twicaye hano turabishimira rwose turi muri studio. Aha ubu murimo murakora indirimbo turayitegura nko mu gihe kingana iki nyuma y'ukwezi video yayo irabirangiye byose tuhita tuyishyira hanze hagira biba indirimbo ya kangahe ya United Brothers irabaye indirimbo ya kane noneho rero kugira ngo tuze kwinjira mu kandi gataramo reka dukore akaririmbo gatoya ko gushima Imana ku mwaka warangiye n'ahantu umunsi ajya turi tariki indirimbo 13 dushima Imana hari indirimbo n'ubundi mwakoze niyo navuga gute niyo brand yanyu abantu bazi ivuga ngo dufite amashimwe ni nako yitwa harya channel yanyu yitwa United Brothers 250. Okay, United Brothers 250. Ubwo niba iyo ndirimbo utarayumva cyangwa iyo bano bagabo ari bwa mbere babonye ushobora ufungura iyo channel ukareba indirimbo ugakora subscribe ukayisharinga abandi bantu benshi ndabizi ko iyo ndirimbo ni ukuri ifite amavuta wenda mwe kubera ari yanyu musigaye mwumva wenda ngo ni kera ngo irashaje ngo abantu benshi barayiririmbe no mu kiganiro cy'ubushize abantu twari turi kumwe twarayiririmbe ariko nagira ngo tuyiririmbeho gatoya dushimire Imana kuri ibyo bintu byose ibyo bakoreye n'ibyo yakoreye igihugu n'ibyo yakoreye n'imiryango yose hama none dute twinjira mu gitaramo kingana nka gutya gatoya dute tuza tugana ku musozi. Ntabwo badushyiramo akabite iyo gucuranga arimo biti biba bimeze neza dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo iteka koze kuba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ntacyo twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana warinze imiryango yacu Mana ntacyo twakuranye nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera Imana nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera Imana itorero ryawe twarakubonye
abana bawe turakubona. bene data mumfashe, bene data mumfashe dushime, turangurure n'amajwi arenga, twe kwibagirwa aho yadukuye, duhore tuyicubahiro. kandi isengesho rya buri munsi, tusabe kugumana n'Imana. kandi isengesho rya buri munsi, tusabe kugumana n'Imana. kandi isengesho rya buri munsi, kandi isengesho rya buri munsi, tusabe kugumana n'Imana. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze, niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze, turaturi imirimo yawe. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. indirimbo natwe niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze, niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze, niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. amahirwe mana yanjye, amahirwe buriya impano ziragwira, ariko impano yo kuririmba nayo iyi nyamibwa tu ashimwe ko nanjye zifite mana yanjye. Imana ishimwe, Imana ishimwe kabisa. Twongeye kubaha akazi, twongeye no gushima Imana. Reka rero twinjire muri mwanya wo kuririmba, wenda no kwizimba mu magambo. Ibyo twavuga ni byinshi, ariko reka tubivuge duciye mu ndirimbo. Tugiye kuririmba na Stop kugeza igihe mbabwira ngo murekere. niho Yesu yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa, yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa, amaze kuvuga atyo ahera kwarenama yunamishwa n'ibyanjye nanze kwihana abantu batihana, bongeye kumubamba n'uburu bunini, kumubabaza iteka uko nzaba ndi kose, Yesu nzamusingiza uko nzaba ndi
kose Yesu nzagusingiza. agace kabanza aho ngaho kavuga ngo ahubwo hari akantu kabanza bisa nayo nkunda reka gitare cy'Imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramerewe none ubu wihishemo umujinya w'Imana, none ubu wihishemo umujinya w'Imana. uko nzaba kose Yesu nzagusingiza. uko nzaba kose Yesu nzagusingiza. amen. Hallelujah. Yes. Sawa, twende indirimbo ya Bosco Nshuti aherutse gusohora imaze iminsi kabisa iri ku mutima wanjye, reka tuyigende tuvamo. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyeho natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyeho, haleluya, Imana yiyungiyeho natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. utarigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we. utarigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we. atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. ashime Yesu, atuze n'Imana, ahimbazwe
Yesu, watunze n'Imana. Ashimwe Yesu, watunze n'Imana. Haleluya, haleluya. Hashimwe Yesu bakunze kumenya icyaha. uwo ni Yesu. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Haleluya. Indirimbo ndayikunda cyane. Bosco Imana imumugisha. Bosco Imana imumugisha kabisa. Yesu, watunze n'Imana. Bazwe Yesu, watunze n'Imana. Amen, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Turirimbe indirimbo yacu twe ngo nta kinanira Imana. Hakinanira Imana, iyo wizeye byose birashoboka, birashoboka. Hakinanira Imana, hakinanira Imana, ibyo yavuze kuri wowe no kubikora izabikora. Hakinanira Imana, hakinanira Imana, ibyo yavuze kuri wowe no kubikora izabikora. Hakinanira Imana, hakinanira Imana, ibyo yavuze kuri wowe no kubikora izabikora. Hakinanira Imana, hakinanira Imana, iyo yizeye byose birashoboka, birashoboka. Yego, hakinanira Imana, hakinanira Imana, iyo yizeye byose birashoboka. Imana ntakigibeshya, birashoboka. hari ibyo wifuza kugeraho,
n'ukuri ntuzayoba. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona inzira. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza mu buzima bwawe, bibaza mu buzima bwawe. Umva nshuti we, Imana ifite inzira ku buryo utazi kugira ngo ikugirire neza. Umva nshuti we, Imana ifite inzira ku buryo utazi kugira ngo ikugirire neza. Umva nshuti we, Imana ifite inzira ku buryo utazi kugira ngo ikugirire neza. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima. Bibaza mu buzima bwawe. Nakinanira Imana nakinanira Imana, iyo uyizeye byose birashoboka, birashoboka. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona inzira. Yesu ni we nzira y'ubugingo, n'ukuri ntuzayoba. N'ukuri we, n'ukuri ntuzayoba. Haleluya, haleluya. Ari indirimbo zabaye umunsi turangije kuyisohora indirimbo, nzanibuka tukimara kwishyira hanze hashize nk'iminsi nk'ibiri gutyo, umuntu umwe arampamagara arambwira ngo iyi ndirimbo ngo nari nahwereye. Hari igihe abantu bazavuga ibintu nyine tituzumva umuntu akagusobanurira ukuntu yari afite ikibazo kimuremereye, uwo muntu yumva bidakunda, abona bidakunda, akareba hirya akabona nta nzira. Umugani wa Prosper wavuze ngo yandirimba yavuze ni kutari kabona nta nzira, numva ijwi ry'ihumure. Umuntu arambwira ngo nari nahwereye, nageze numva navuze izihe nzira, ni izihe nzira naca, mve mu rusengero mu itabi kugira ngo mbabaze Imana. Nuko n'aya magambo yakoresheje, ngende nk'inzoga. Ni umukristo yari umukristo asanzwe, aravuga ngo njyewe kugira ngo kubera ukuntu mbona Imana yambabaje, nuko yaravuga Imana ukuntu yambabaje, ngiye kugenda mbivemo, none Imana ibone ko nayivuyemo, kubera ko noneho ndabaza uwo muntu yumvaga nta bundi buryo, nta kindi kintu yarasigara. None hari igihe umuntu yibesha akabona ibintu bizanze, akagira ngo kuja muri biriya, noneho biriya nibyo bituma umuntu noneho ababarira agapfa burundu. Ariko Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima, wibaza mu buzima bwawe. Ahandi
uri ahandi ukareba ukabona biracitse. Yesu wenyine niwe uzi. Jewe ku giti cyanjye iyo mbuye n'ibibazo wenda ko turavuga kuri indirimbo hari ibibazo twari dufite twigeze no kwivugaho nk'ubushize tuyisengeramo, ariko iyo ataba Yesu ni ukuri icyo kibazo ni nkaho natwe twari guhura n'ibibazo, ariko Imana twisunze Yesu. Nzamfata Bibiliya ngasoma gutya ndi mu bibazo nkumva ijwi ry'ihumure, nkumva ndahumuritse. Yesu wenyine bakunzi bangazi yangu nta wundi ni Yesu. Yesu umuhanga amaso arabikemura byose. Zaburi 126:3 uvuga ngo Uwiteka yadukoreye bikomeye natwe turishimye. Ukuri nta kintu Imana itakoze, yaradushoboje kabisa. Nta wundi wadushoboje ni Yesu. Amen. Imana iyo uyizeye byose birashoboka, birashoboka. Ntakinanira Imana iyo uyizeye byose birashoboka, birashoboka. Amen. Kuri Imana ishimwe. Bibiliya muri Zaburi nanone ivuga ngo hashimwe Imana igitwikorera imitwaro yacu buri munsi. Ni ukuvuga ngo abantu bumva bafite imitwaro ku bitugu byabo, ku mitima yabo, muri emotions zabo. Hari igihe umuntu apfa amarangamutima. Iyo umuntu yamaze gupfa amarangamutima ni nk'aho ari kugana mu gupfa kwa burundu. Ariko n'ukuri ibintu byose biguhetamishije ibitugu, we gutakaza ibyiringiro, kuko ibyiringiro niko kubaho. Ibyo bintu ujye ubyaturaho amagambo, kandi abantu bajye batahura neza imbaraga zo kwatura. Kugira ngo kuririmba impamvu biryoha niki ukubera umuntu aba byatura. Iyo uvuga ikintu uba wumva kiri kukugirirwaho, ukavuga nta kinanira Imana iyo uyizeye birashoboka. Ugatangira kumva ibyo bintu utangira kugenda ubibamo, ubiviva, umubabaro ukagenda wiyuka, ubwoba bukagenda bwiyuka. Ntuzajya mu ufite ubwoba uremererewe, jya watura ijambo ry'Imana. Jya watura ijambo ry'Imana uvuga uti Imana waravuze ngo ntuzaduhana, ntuzadusiga, ntuzaduta, uzabana natwe mu makuba no mu byago. Ibyo bintu bigenda bikuruhura, ukumva urwaye desharge, ugasubirana imbaraga zawe. Nta kintu kinanira Imana. Dutegereze Imana umutima wawe, humure, tegereze Uwiteka. Turirimba kandi karirimbo kamwe, ndabona igitaramo arakandi nuko twari tumaze kwereka baba. Umva nshuti we, Imana ifite inzira, uburyo utazi kugira ngo ikugirire neza. Nako nari numvise ngo abantu bagataha. Imana ifite inzira mu buryo utazi kugira ngo ikugirire neza. Imana irakugirira neza kandi biranyishe. Amen. Ndayikunze kabisa. Reka turimo indirimbo tugane ku musozo. Igitaramo cyagize uburemere bwinshi. Reka turimo indirimbo. Twagize amahirwe duhura nawe, ubuzi indirimbo zose. Ndagerageza buri indirimbo nyinshi ndagerageza. Ugiye muri Okovu nsangayo, ugiye ngushimisha. Ndagerageza vraiment. Abisiraheli bavibunyage, Uwiteka basuye, bari bavuye i Babuloni bose bameze nk'abarota. Ico gihe mu kanwa kabo hari huzuyemo ibitwenge,
ico gindimi zabo zari zuzuyemo indirimbo. Abisiraheli bava ibunyage Uwiteka bacuye, bari bavuye i Babuloni bose bameze nk'abarota. Ico gihe mu kanwa kabo hari huzuyemo ibitwenge, ico gindimi zabo zari zuzuyemo indirimbo. Urugendo rwo kuva i Babuloni bahuye n'intambara, kubwo guhumurizwa n'Uwiteka bakanesha urugamba. Yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli? Uzahinduka kuba ikibaya imbere ya Zerubabeli, uzahinduka kuba ikibaya imbere ya Zerubabeli, uzahinduka kuba ikibaya. Yewe musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli? Uzahinduka kuba ikibaya. Yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli? Uzahinduka kuba ikibaya imbere ya Zerubabeli, uzahinduka kuba ikibaya. Amen. Ni ukuri turabashimiye cyane. Ntabwo icyiza cy'umunezero umenya ari nacyo kibi cyawo. Nta mezi rugira, nta na expression ugira, umuntu ntajya amenya ukuntu yabivuga iyo yanezerewe. Ariko mu by'ukuri njyewe ku giti cyanjye ndanezerewe cyane, kandi nejejwe namwe, nejejwe n'ibintu bikomeye Imana yabashyizemo. Mujye mubirinda neza, mufite ubutunzi bukomeye muri mwebwe, mufite impano zikomeye. Ni ibintu Imana yabashyizemo nyine ku bushake bwayo, kubwo guhitamo kwayo. Rero ubwo mwabitahuye, hari igihe abantu Imana iduha ibintu ntitunabitahure ko yabiduhaye, ariko ubwo mwagize amahirwe yo gutahura izi impano zikomeye mufite, umuryango wanyu ukabitahura, amatorero murimo akabitahura, ni ukuri ni ibintu mugomba gusigasira, mugomba gufata neza. Kuko mpereye kuri jyewe, niba nezerewe atari igihe wabibahaye, Imana yabibahaye, inezerwa bingana gutse mu gihe murimo kubikora. N'abandi benshi bameze nkanjye ndabizi neza ko babinezererwa. Yego. Ni ukuri wenda mbere ko mbashimira dusoza, sinzi niba hari icyo mwabwira abantu badukurikiye kuri Ngazi TV, baba umuryango wanyu, baba musengana, baba ari abaririmbyi muri rusange, ubutumwa mwumva mufite mwatanga, wenda mu munota umwe buri muntu yatanga ubutumwa bwe, amatugana ku musozi. Murakoze, reka ngire icyo mvuga. Ndabanza kubashimira mwebwe mwadutumiye, ni kuri muri inshuti zacu, turabakunda cyane. Murakoze cyane, natwe turabakunda. Yego, wenda ubutumwa natanga, wenda ndibanda cyane ku baramyi bagenzi bacu, aho bari mu nce zitandukanye. Mu by'ukuri iki ni igihe cyo gukora. Imana yaduhaye uyu mwaka ngo tuwukoremo. Njyewe mfite amasezerano menshi ko ngomba gukorera Imana, kandi Imana yambwiye ko izankoresha. Rero reka duhinduke ibikoresho byayo ihora idukoresha, kandi tuyirabye mu kwino mu mwuka. Ndetse ndabwira n'abandi bose, abanyarwanda bari abadukurikiranye bari mu bindi bihugu, mukomeze kugumana n'Imana, muhorane n'Imana, muhore mwishimira ku byo mwagezeho byose. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Nanjye ko hari ikintu natekereje numva naganiriza cyangwa nabwira nk'abantu bukeya.
ni ku bijyanye na rya jambo bazaririmba ngo rabagirana muri twe isi imenye ko uriho ijambo nza nditindaho cyane ndaribwira cyane abambere ni twebwe cyangwa abakristo baba mu nsengero bamwe na bamwe babujije abandi kwinjira mu by'ukuri tumaramaze mu byo turimo hari igihe abantu bahura n'ibibazo ukayoberwa aho bihaye bipfira mu by'ukuri ubona ibyo urimo bitameze neza hari igihe urabona ni mu buzima busanzwe ni nk'uko ugenda wakora ibintu bibiri ukaba hamwe ukora iki ahantu ugakora iki ukazubura ahantu hamwe ushyiramo imbaraga rero iyo wamaramaje gukurikira Imana nta guceza abami babiri niko birivuga uza ushiduka ahantu hose aho hantu wahisemo wateye imbere kandi nuhitamo kuja gukorera sitani naho uzotera imbere uzatera imbere cyane uzatera imbere nukurikira Imana ukumva kurimo neza kuko uzabona bamwe bazabatera imbere bari mu by'isi bakabijamo neza ukabona ko biragaragara ni nako iyo umuntu arimo neza muri Yesu ntabwo akomeza kwaguka kandi ibyo noneho bikazagira iherezo noneho bikazaba byiza ni ukuri iryo jambo ryaje kuri iyo ndirimbo maze iminsi nditekerezaho numva ari byo kintu nabwira abantu abaramyi bagenzi banje bakorera Imana bari mu nsengero rimwe na rimwe bagateshuka mu by'ukuri abo bantu hari bamwe babuza abandi kwinjira ubwo ni twese hamwe niko ndi kuvugira nkabwira noneho na wa wundi utarinjira umuntu uri gukurikira utaramenya Yesu Imana yo mu ijuru Imana ikugiriye neza sinzi ukuntu nokubwira sinimba nokubwira ngo njyewe kera nagezeyo ariko ndaryohewe muri Kristo Yesu iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyari mugisha iryo jambo kandi bazarivuga kubera Bibiliya ngo ni bya Bibiliya natwe ubwacu turi abagabo bo kubihamya yuko Yesu agira neza Imana ibahumugisha yes turabashimiye cyane United Brothers itaha ndifuza ko tuzaba turi kumwe na bariya bandi badahari tukazakorera igitaramo cy'ingazi ya Mukiri live tukabona umwanya uhagije tukaririmba tukaramya Imana kuko ndabizi ko n'Imana birabinezeza kandi n'abantu bayo barabinezererwa mu by'ukuri nongeye gucishwa bugufi no kubashimira cyane kwitabira ubutumire bwacu kandi turabasabira kwaguka mu byo murimo gukora indirimbo murimo gutegura uburyo musenga uburyo musabana uburyo Imana ikingure amarembo yanyu yagura imbago zanyu murenge igihugu cy'u Rwanda murenge umugabane mugere kure cyane kuko muracyari na batoya mu by'ukuri Imana ibaha umugisha muri gahunda zanyu zose ndabashimiye kandi ndizera ko ni ku nshuro ya kenshi tuzaba turi kumwe mwese mwishimiye ndirimbo n'isohoka sahita tugaruka tuze kubwira abantu ko yageze hanze so ntago twabisoza ariko turabashimiye cyane namwe turabashimiye mwari mudukurikiye ndetse mwishimiye iki kiganiro ndabizi muri benshi naho gutaha rero bye